abadukurikiye mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyo kwitinya, kugira ubwoba muri wowe. Bizashira burundu nukora ibi bintu tugiye kuvuga mu minsi 3 gusa. Igihe kimwe mu mujyi utuje hari hatuye umucuruzi wacuruzaga umunyu kugira ngo afashe umuryango we. Yari afite umugore n'abana b'abahungu 2. Umuhungu we mukuru yagiraga amasoni cyane no kwitinya bikamugora kuvugisha abantu, ariko umuhungu muto yigiriraga icyizere, agira inshuti nyinshi kandi azi kubana. Uyu muhungu mukuru abantu bamufataga nk'umusazi kubera kamere yo guceceka no gutinya yagiraga. Benshi bamuvugaga nabi bakamusuzugura ku bw'ibyo, ariko ntagire ikintu na kimwe akora, akicecekera. Inshuro nyinshi uyu mucuruzi yateshwaga umutwe n'iyi myitwarire y'uyu mwana we mukuru. Kutavuga kwe akamutonganya n'umujinya mwinshi. Nyamara ibi byose ahubwo byatezaga uriya mwana kwiheba cyane no kwitakariza icyizere kurushaho. Uko uyu mwana yakuraga, kutigirira icyizere byarushagaho kwangiza imyigire ye. Mu gihe cy'ibizamini ubwoba bwamubuzaga kwandika ibisubizo, kandi no kwiga byaramugoraga cyane. Amaze gukura, papa we yamusabye kumufasha muri bizinesi y'umuryango. Kubwo gutinya papa we, uyu musore yaje kubyemera, ariko kuko yagiraga ubwoba byatumaga ahora adatekanye. Ibi bigatuma akora amakosa menshi, papa we bigakomeza kumutera uburakari bwinshi. Umunsi umwe igihe papa we atari ahari, abagabo b'abajura baje ku iduka ryabo bamubeshya ko papa we abatumye gufata imifuka y'umunyu bakayijyana ahandi hantu muri uwo mujyi bari batuyemo. Mu gihe uwo musore yari akijijinganya kugira ibibazo ababaza, bafata ibintu byose byari mu iduka baragenda. Igihe papa we agarutse asanga iduka rye nta kintu kikirimo, ararakara cyane, aramubwira ati, wa musazi we, uremera bakakwiba ibintu byose ureba? Unteje igihombo gikomeye. Ati, mva mu maso ntuzigere ungaruka imbere. Umusore ata umutwe kubw'uburakari bwa se. Abantu bo mu mujyi bose baramusekaga, nawe kubona ko ntacyo abashije kubikoraho byamuteye kumva nta mumaro afite. Nyuma y'ibyo byose ababaye cyane, agenda nk'utazi yajya, yiyicarira ahantu ku mugezi n'isoni nyinshi n'ikimwaro muri we. Atangira kwibwira mu mutima ati, ndabona ntagifite impamvu zo kubaho, n'ubundi nzahora ndi umunyabibazo. Mu gihe yari atangiye gusimbuka ngo yiyahure mu mugezi, umusore umwe wigaga mu mashuri y'umuco n'imyitwarire witambukiraga aramubona, aramukurura amusubiza inyuma yihuta cyane, aramutabara. Wa musore n'uburakari bwinshi aramubaza ati, kuki untabaye? Ubuzima bwanjye ntacyo bumaze, nta kintu kizima mbasha gukora. Wa munyeshuri yitonze aramusubiza ati, ubuzima ni impano uhabwa rimwe gusa. Niba uri muzima ushobora gutsinda ibihombo ukabona intsinzi, ariko nucika intege ntuzigera umenya mu by'ukuri ubushobozi bwawe. Wa musore amusangiza umubabaro we wose, aramubwira ati, kuvuga birangora kandi ndi umunyantege nke. Kubera iyo mpamvu papa aranyanga, sinabashije kwiga kandi abantu banyita umusazi. Ese umuntu nkanjye mu by'ukuri ko kurumva akwiriye kubaho? Umunyeshuri araseka, arangije aramubwira ati, umwarimu wanjye yabasha gusubiza icyo kibazo cyawe, ngwino tujyane. Bwa mbere uyu musore arabihakana, ariko umunyeshuri akomeje kumwinginga aza kwemera. Aramukurikira amujyana ku ishuri aho abasha kubonana na mwarimu we. Aho ngaho munsi y'igiti kinini hari hicaye umusaza w'umunyabwenge ari muri meditasiyo. Umunyeshuri hamwe na wa musore baramwegera bamupfukama imbere. Wa musore akimubona ahita aturika ararira. Umusaza aramubaza ati, kuki urira mwana wanjye? Umusore asubiza umusaza ati, ni wowe byiringiro byanjye bya nyuma, nutabasha kumfasha ubuzima bwanjye burarangira. Umusaza atuje cyane asaba umusore kumusobanurira ibibazo bye byose. Umusore amubwira amateka ye y'ubuzima bwe bwose. Nyuma yo kubyumva yitonze, umusaza asubiza wa musore ati, mfite igisubizo cyawe, ariko mbere y'uko nkubwira ugomba gukurikiza amabwiriza yanjye yose mu minsi 3. Nukora neza ibyo ngusaba, ndagusezeranya ko ubuzima bwawe buzahinduka. Umusore arabyemera. Umunsi wa mbere umusaza yaramutegetse ati, genda uvugane n'abantu 10 udasanzwe uvugana nabo, ubabaze ku bijyanye n'ubuzima bwabo, ubundi wandike ibisubizo byabo ku rupapuro. Umusore bibanza kumugora kubyumva, ariko yemera gukurikiza amabwiriza. Abantu bamwe baramwirengagizaga, abandi bakamuseka bamubwira nabi, ariko arihangana akomeza kugerageza. Ku mugoroba yari amaze kuvugana n'abantu 10, amaze no kubona inshuti nshyashya. Agaruka gutanga raporo ku musaza yishimiye cyane ibyo yagezeho uwo munsi. Ku munsi wa kabiri umusaza aramubwira ati, uyu munsi noneho ugomba kwigisha abana b'abanyeshuri 10 ku bijyanye n'akamaro k'amazi.
Umusore atangira kwibaza ati ntabwo nabashije kwiga, nabasha nte kwigisha? Arabyanga. Umusaza araseka aramubwira ati bariya bana ntabwo bazi ko utigeze wiga, genda ubasangize ibyo uzi. Afite ubwoba umusore arihangana ahagarara imbere y'abana b'abanyeshuri, ibiganza bye bititira ariko atangira kuvuga. Asobanura imimaro 5 y'amazi vuba vuba arangije aragenda. Agarutse kumwigisha aravuga ati nari mfite ubwoba ariko nabikoze. Umusaza aramusubiza atongera ugerageze. Ku nshuro ya kabiri uyu musore noneho avuga yifitiye icyizere, arangije kwigisha aza gusobanukirwa ko kuri iyo nshuro yabikoze nta bwoba afite. Umusaza aramwishimira ati reba, uri umunyembaraga kurusha uko ubitekereza. Ku munsi wa gatatu umusaza yamuhaye noneho umukoro ukomeye cyane. Ati uyu munsi ugomba gusura papa wawe ukamubwira akakubabarira. Uwo musore byamuteye ubwoba cyane aravuga ati oya, papa ntabwo azigera mbabarira, sinshobora kujya mu maso ye. Umusaza atuje cyane aramubwira ati nubyanga ntabwo nzaguha igisubizo cya nyuma. Bimugoye cyane wa musore agaruka mu rugo aciye bugufi asaba papa w'imbabazi, amusezeranya kumugaragariza ko ashoboye. Papa abonye impinduka mu maso y'umwana we aramubabarira, arongera amuha amahirwe muri bizinesi. Igihe umusore agarutse kumwigisha amusaba kumusobanurira ibanga ryo gutsinda, umusaza araseka aramubwira ati wamaze kurivumbura wowe ubwawe. Umwanzi wawe ukomeye ntabwo ari ukutavuga kwawe, ahubwo ni ubwoba. Abantu bakubona nk'uko wigaragaje. Nubwo waba wiyumvamo intege nke, jya ugerageza wigaragaze nk'umuntu wifitemo icyizere, nta muntu uzagushidikanyaho. Imbaraga z'ukuri ziva mu kwigirira icyizere. N'amarira y'ibyishimo umusore apfukama imbere y'umwigisha aravuga ati noneho ndasobanukiwe. Ntabwo nzongera kwemerera ubwoba gukontorora ubuzima bwanjye ukundi. Nzagaragariza abantu ko nshoboye. Mu myaka yakurikiyeho wa musore yahindutse umucuruzi wubashywe, uzwi cyane nk'umuhanga kandi wigirira icyizere. Icyizere ntabwo ari ikintu tuvukana, ahubwo turacyubaka. Yewe n'umuntu ucecetse kurusha abandi bose ashobora kuba umunyembaraga igihe cyose ahisemo kwiyizera muri we, igihe cyose ahisemo kwigirira icyizere. Imipaka yacu ikomeye nta handi iba keretse mu bitekerezo byacu. Ubwoba no kwishidikanyaho bishobora kudusubiza inyuma, ariko umurava no guhora tugerageza bishobora guhindura ibintu byose. Uyu musore yatekerezaga ko abereyeho gutsindwa, ariko amaze guhangana n'ubwoba bwo muri we ubuzima bwe bwarahindutse. Icyizere twigirira kirakura igihe cyose dusohotse mu buzima bwo kuregeza. Abantu batubona mu isura twahisemo kubagaragariza. Uko twigaragaje niko abantu batubona. Igirira icyizere, gerageza utere intambwe ugana imbere, uzabona imbaraga utigeze umenya ko ziri muri wowe. Birashoboka ko nawe hari igihe ujya uterwa n'ubwoba. Duha igitekerezo cyawe muri komenti, kandi niba utarakora subscribe ubanze uyikore utazacikwa na video zizakurikira. Like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Urakoze cyane.